Ibihe byiza nanone inshuti bakunzi ba Isange TV Show turabasuhuje aho muri irya no hino haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Amazina yanjye ni Uwase Diane, ninjye tubana kuri iyi channel yacu ya Isange TV Show aho tubageze ibiganiro bivuga ku mirire n'uburyo bwiza bwo kuyinoza kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Mbibutse banyamuryango bacu, turabashimiye mwese mwamaze guhitamo Isange TV Show mugakora subscribe ndetse tunashishikariza wowe utarayikora, wowe ukigera hano kuri channel yacu bwa mbere kugira ngo wibuke gukora subscribe bityo ubu umunyamuryango wacu wemewe. Twizeye neza rero ko aho muri muguwe neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiribwa dukunze kubona ku masoko no mu ngo nyinshi. Bamwe bakagifata nk'ikiribwa cy'abakene, abandi bakagifata nk'ikiribwa kirangwa n'umunyu. Ariko se indagara ni iki? Wowe uzifata nk'iki? Ese kuri wowe zifite agaciro kangana gute? Uyu munsi rero nk'uko mbibabwiye tugiye kuvuga cyangwa se tugiye kuganira ku kiribwa cyitwa indagara cyangwa se injanga. Zita uko ushaka, icy'ingenzi nuko usobanukirwa ikiribwa turimo kuvuga none. Ese waba wibaza niba injanga zifitiye umubiri akamaro cyangwa hari aho zigira nabi? Reka tubisobanukirwe neza uyu munsi. Twihuse rero mu magambo make ariko asobanutse, indagara ni amafi matoya akomoka cyane mu kiyaga cya Tanganyika, afite umwihariko wo kuribwa yose uko yakabaye. Ubwo ni ukuvuga ko nta bice byayo bijugunwa, harimo n'amagufa yazo. Icyo gihe injanga murumva ko ziribwa zose uko zakabaye. Ibi bituma injanga z'ibifunguro rikungahaye cyane ku ntungamubiri nubwo risa nk'ikiribwa gito cyangwa se nk'ikiribwa cyoroheje. Kuba indagara zihendutse kandi ziboneka hose bituma zigira uruhare runini mu kurwanya imirire mibi mu miryango myinshi cyangwa se mu ngo nyinshi. Ahangaha rero wahita wibaza ngo kuki indagara ari ingenzi ku buzima? Twihuse ubwo reka turebere hamwe akamaro k'indagara ku mibiri yacu cyangwa se intungamubiri nyinshi zikubiyemo n'icyo zimarira umubiri. Twihuse akamaro ka mbere, indagara zirimo proteine nyinshi kandi zifasha kubaka imikaya, gukura kw'abana, gusana umubiri w'umuntu urwaye cyangwa se wakomeretse. Niyo mpamvu indagara zigirwa inama ku bana bakiri bato, ku bagore batwite, n'abantu bari mu gihe cyo gukira cyangwa se n'abantu bamaze igihe barwaye bashaka kugarura izi ntungamubiri zikomeye cyane dusanga mu njanga. Injanga dusangamo calcium n'amagufa. Kubera ko indagara ziribwa zose, amagufa yazo atanga calcium nyinshi cyane ifasha gukomeza amagufa n'amenyo, kwirinda indwara z'amagufa nk'iryitwa cyane rickets ku bana. Ahangaha nanone duhita tubona uruhare rukomeye rw'injanga cyangwa se rw'indagara. Ni ikiribwa cyiza ku bantu bakuze cyane abagore bageze ku myaka yo gucura. Indagara kandi zifitemo omega 3 n'ubwonko. Indagara zirimo omega 3 tuzi nka fatty acids zifasha ubwonko gutekereza neza, umutima gukora neza ndetse zikongera zigafasha kugabanya ibyago by'indwara z'umutima. Ngira ngo iyi omega 3 twayibabwiyeho mu biganiro twagiye dukora tuvuga ku mafi manini, ariko ngira ngo nanone twongeye kwibabwiraho ni amavuta meza dusanga mu njanga cyangwa se dusanga mu mafi ndetse no muri avoka, akungahaye cyane kuri izi ntungamubiri zifasha ubwonko gutekereza neza, umutima gukora neza ndetse no kugabanya ibyago by'indwara zataka umutima. Indagara kandi zikize cyane kuri fer na zinc, aho fer ifasha mu kongera amaraso ndetse no kurwanya umunaniro. Zinc yo ikadufasha cyangwa se igafasha umubiri yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ni ingenzi ku bantu bafite ikibazo cyo kubura amaraso ndetse n'abarwara kenshi. Ahangaha rero indagara ziribwa gute? Tumaze kumva akamaro kazo mu buryo butandukanye ariko tuvuze mu magambo make, ariko wakibaza ngo indagara ziribwa gute?
mu buryo busanzwe uko uzirya ni ibisanzwe, uko ziribwa ni izisanzwe, ahubwo icy'ingenzi wakibuka mu kurya indagara ni ukuzoza neza. Hari igihe ziba zirimo umunyu ariko iyo uzogeje umunyu uragabanuka. Ikindi ni ukuzisukura neza, kuzoza n'amazi meza, ukaziteka neza, ntuzirye zikonje. Abahanga bavuga ko ari byiza kuzirya zishyushye cyangwa se zoroshye zidakonje cyane. Ikindi kandi nanone ku ndagara nabibutsa ni ukwirinda kuzikaranga mu mavuta menshi. Ntabwo ari byiza kuzikaranga ngo ukoreshe amavuta menshi, kuko nazo ubwazo dusangamo amavuta meza kandi afitiye umubiri akamaro. Rero si byiza kuzikaranga mu mavuta menshi. Uburyo bwiza bwo kuzirya indagara, zivange n'inyanya. Indagara wazirya mu isombe, indagara wazirya mu mboga rwatsi, dodo, epinari ndetse n'izindi. Reka twihute turebe abagomba kwitondera indagara. Ese wakwibaza ngo ko nzikunda ndi mu bantu bakwiye kuzitondera, cyangwa se ko ntazikunda nkaba ntari mu bantu bakwiye kuzitondera, nakora iki kugira ngo nzirye kenshi? Nubwo ari nziza, si buri wese uzirya uko ashaka. Abafite umuvuduko w'amaraso ni byiza kuzikoresha ku rugero ruringaniye babanje kubaza muganga. Abafite indwara z'impyiko banza ugisha inama muganga, ndetse no ku bafite indwara z'umutima bagomba kuzirya ari nke kandi bakagabanya umunyu. Ahangaha iyo ubonye bishobora kuba byaguteza ikibazo, ibuka kugisha inama muganga. Reka turebe inama y'umunsi ku mirire, cyangwa se inama y'umunsi ku kiribwa cy'uyu munsi. Indagara zirushaho kuba nziza iyo ziherekejwe n'imboga zitandukanye, imbuto zikungahaye kuri vitamine C nka oranje, indimu, ahangaha twarazibabwiye, amaronji, indimu ndetse n'izindi mbuto zikize kuri vitamine C. Ni byiza kuzijyanisha n'injanga cyangwa se n'indagara. Ibi bifasha umubiri gukora neza fer iri mu ndagara. Ngira ngo twabwiye ko irimo idufasha mu kuba yakongera amaraso. Ahangaha rero iyo iherekejwe n'izi mbuto zifitemo vitamine C bituma fer irushaho gukora neza ya yindi iri mu ndagara. Tugana ku musozo rero, ngira ngo mbibutse gukora subscribe wowe utarayikora. Mbere yuko tugana ku musozo, mwibutse kugira ngo ukore kuri iyo nzogera iriho, ujye urushaho kubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ni byiza ko nawe winjira mu banyamuryango bacu kandi ukaba ugize neza cyane. Reka tugane ku musozo. Indagara ni ikiribwa gito, gihendutse ariko gifite agaciro gakomeye ku buzima bwacu. Icy'ingenzi si ukuzirya gusa, ahubwo ni ukumenya uko tuzirya n'ingano ikwiye ndetse n'akamaro zigiye gukora mu mubiri. Turabashimiye mwe mwabanye natwe kuri Isange TV Show. Kandi nanone ntiwibagirwe gukora subscribe. Niba ukunze iyi video uyisangize n'abandi, ukore share kandi usige like, utubwire ko wanezerewe n'ikiganiro cyacu. Turabashimiye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turabakunda cyane. Njye na Ruwase Diane tubana kuri channel yacu Isange TV Show. Imana ibarinde.